William na Johnson ni abasore babiri b'impanga. Aba basore rero barakundana cyane. Ubusanzwe umwe rwose ntabwo ajya asiga undi. Ikindi kandi bavugana buri kintu cyose, nta banga riba hagati yabo. Johnson rero yicaza William maze akamubwira ati ndashaka rero kugusaba rwose ubufasha. Uriya mukobwa dukundana mba mbona rwose wagira ngo anca inyuma. Ndifuza rero ko wamfasha maze nkamutesitinga nkareba yuko rwose atanca inyuma. Ndagira ngo nyine umwiyegereze, utangire rwose umuterete wivuye inyuma, noneho nanjye ndamujya kure, ndatangira rwose nigire nk'aho twashwanye, kugira ngo rwose ubone aho unyura, maze tuzarebe ko bishoboka ko yanca inyuma. William ati ariko Johnson, ibintu uri kuvuga urumva wabitekerejeho? Nyamara rwose ntugakine imikino nk'iyo ngiyo, ntabwo ari byiza habe na gatoya. Ese ubwo ngubwo uramutse ukoze nk'ibyo bintu maze umukobwa agahita agendera ko, cyangwa se muri icyo gihe ntaba ari nanjye akunda ariko hakaza nk'undi musore maze bagahita bikundanira, wabigenza ute? Johnson ati hoya, ndamwizera nyine uriya mukobwa rwose ntabwo ibyo bintu yabinkora, ariko nanone ndagira ngo rwose menye ko nyine nazamushyira mu rugo, menye ko nyine atazigera na rimwe anca inyuma. William ati ntakubeshye, ndumva rwose ntabirimo, gusa njye ndi nkawe ntabwo rwose nakwirirwa ntesitinga Davina, kubera yuko mbona n'ubusanzwe ari umukobwa witonda. Ikindi kandi biba bigaragarira n'amaso yuko agukunda kandi cyane. Johnson rero ahita abwira William ati uzi impamvu se? Hari umuntu nyine wanyoherereje mesaje ambwira yuko uriya mukobwa anca inyuma. Rero rwose byahise bituma ntangira kumva ntangiye gushidikanya. Ngomba rero kubyimenyera neza yuko rwose atari ibya nyabyo. William ati ariko ntabwo ukwiye kwita ku byo abantu bavuga, wabwirwa n'ikiza ko uwo muntu nawe adashaka uriya mukobwa ahubwo maze akaba ashaka kubatandukanya. Johnson atumva wowe kora ibyo nkubwiye, nzakwishyura $3,000,000 nuramuka nyine ukoze akazi neza. Gusa nyine nzajya nkubwira icyo gukora, nawe ugomba kugikora. William ati ariko rero nta n'impamvu z'uko nanga amafaranga, sinumva se ari akazi koroshye, reka rwose nta kibazo ngakore, ubwo nyine ugomba kuzanyishyura kandi ukanyishyura neza. Johnson ati nta kibazo rwose, ahubwo tangira ubu ngubu, ngiye gutangira kujya muhorera kuri telefone rwose ku buryo atazanamenya ngo twapfuye iki. We nyine azagera aho ngaho maze amenye ko rwose ntakimukunda, nubwo azaba yibeshye cyane. Ubwo rero nibwo rwose uzaba ugeze igihe nyine cyo gutangira neza neza noneho kwinjira mu kazi. William ati ariko rwose nubwo akazi nkemeye, ariko wowe umenye ko rwose ari risike uri gufata kandi zishobora gutuma utakaza umukunzi wawe. Johnson ati ariko ujya umenya yuko nubwo turi impanga ariko ari njye navutse mbere, ni njye mukuru kuri wowe, rero nkurusha n'ubwenge birumvikana. William ati sawa, nabyumvise rwose, ariko nyine ibizakubaho uzabyirengere. Davina rero atangira nyine kujya ahamagara Johnson maze akamubonera. Davina rwose atangira kugenda yiheba buhoro buhoro, abajya n'iwabo yakomanga rwose akabura umuntu umufungurira. William rero watangira kujya aza kureba nyine Davina, maze Davina akamubaza ati ariko se umuvandimwe wawe yagiye he ko atanyitaba? William rero ubuze rwose ikintu amubwira, aramubwira ati rega nyine yagiye hanze ariko azagaruka vuba. Davina ati gute se atansezera? Uriya ni sheri wanjye tumaranye imyaka myinshi, ntabwo numva ukuntu yagenda atansezeye. William ati byaramutunguye, ariko rwose humura nta kibazo. Davina rero abwira William ati none se ikibazo ko rwose atajya nitaba na telefone, no kumwandikira kuri WhatsApp ntabwo asubiza, rwose mbabarira noneho mumpamagarire, ndifuza kumubaza ikintu twapfuye, ndifuza kumubaza impamvu atakinyitaba kuri telefone, adasubiza message zanjye. Ibyo bintu byose rwose ndifuza kubimenya. William ati none se ubundi nta kibazo na kimwe mufitanye? Davina ati nta na kimwe rwose, ahubwo se ko tutanaherukana nyine, ntabwo igihe duherukanira ndumva nta kibazo na kimwe twari dufitanye.
William rero amara iminsi ajya kureba Davina ariko rwose akabona ntabwo anamwitayeho, nyine amuganiriza nk'umuvandimwe wa sheri we. William rero arataha maze akabwira Johnson ati umva nkubwire rwose ushobora kuba uri gutakaza umukobwa w'inzozi zawe, nyamara rwose ibyo ukeka atari byo habe na gato. Ndagira ngo nkubwire yuko ntabwo ajya nandeba rwose, bitandukanye n'uko nyine yandeba ko tuva imva indi imwe nawe. Nicyo anyubahira, ni nacyo gituma nganiriza ntakubeshye rwose. Uriya mukobwa ashobora kuba agukunda kandi cyane, kubera ko igihe cyose turi kumwe ibiganiro biba ari wowe gusa. Ikindi kandi ahora ansaba kuguhamagara kugira ngo nyine akuvugishe. Ikindi ubona rwose irungu ryaramwishe, ubona yarihebye, ntabwo akiri wa Davina uzi. Ahora rwose yijimye, aba yicaye mu ntebe ntagihagurukamo. Uzi ko no ku kazi atakijyayo. Ndakubwiza ukuri, nyamara ibintu uri gukora ntabwo ari byiza habe na gatoya. Johnson ahita abwira William ati buriya ntabwo urakora icya nyacyo, ati uriya mukobwa akunda impano cyane. Ndashaka rero kuguha amafaranga maze ukamugurira impano nziza ishoboka, ukamugurira nyine amabiju ahenze. Ikindi kandi umugurire nyine n'indabyo nziza cyane maze ubimushyire. Ndabizi ko rwose uyu munsi ntabwo uri bumucike, kubera ko ibyo bintu arabikunda cyane. William ati ariko ni ukuri bro, rwose nubwo wakomeje kumbwira ngo yego ngo ndusha ubwenge, ariko njye ntabwo ndi uwo muntu utekereza, ntabwo ndi umuntu ukina n'amarangamutima y'abandi bantu. Ibyo rwose ni ukwangiza umuntu neza neza, ntabwo ari byiza habe namba. Wandetse rwose ngasohoka muri ibi bintu, waretse ibi bintu nkabireka. Johnson rero amubwira ati urabizi neza yuko amafaranga yose ukoresha ari ayanjye ndetse uba mu nzu yanjye. Nudakora ibyo nkubwiye ndakubwiza ukuri rwose ndahagarika kugira ikintu na kimwe ntongera kuguha. William rero abitekerezaho maze akamubwira ati nta kibazo rwose, reka nkomeze ngerageze. Buracya rero William agasubira kureba Davina. Noneho rwose agenda yiyemeje nyine kujya amubwira rwose ibintu bitari byiza kuri Johnson kugira ngo arebe ko rwose hari icyo byatanga. Abakigerayo rero maze Davina agahita amwakirira hejuru ati mbwira nibura se Johnson yaba yaguhamagaye. William ati hoya, ntabwo rwose yigeze amvugisha. William rero ahita abwira Davina ati ariko se njye nkurikije ukuntu rwose ndi kubibona, ndabona wagira ngo Johnson asigaye afite undi muntu akunda. Davina ati hoya, ntabwo rwose yabinkora, ahubwo ndifuza rwose kuvugana nawe maze akanyibwirira uko bimeze. William rero ahita amubaza ati ariko icyo cyizere cyose ufitiye Johnson ugikura hehe? Davina ati reka buriya rwose aramutse nta cyizere kiri hagati muri couple, nta n'impamvu numva rwose bakabaye baba bari kumwe igihe batizerana. William rero ahita amubwira ati ariko ibyo uvuze rwose ni byo, ariko abatekereje nyine ukuntu Johnson we yaguze rwose icyizere kuri uyu mukobwa. William rero ahita yigendera kuko bose babona uyu mukobwa atamwumva habe na gatoya. Ahita asa kumubwiye ati ariko gabanya nyine iyo alcohol uri kunywa, ubwo nyine ndavuga inzoga, kubera ko ntabwo ari nziza ku buzima. Ubikomeza rero kwiyangiza, yigabanya rwose. Davina ati ndabikora, gusa nyine ndumva rwose ntameze neza habe na gatoya. Davina rero ahita ajya muri siporo. Abakigera rero muri gym maze agahita ahura n'umusore nyine witwa Andre. Uyu Andre aba ari inshuti cyane ya Johnson. Uyu musore rero atangira nyine kuganiriza Davina maze akamubwira ati ariko Davina, uzi yuko hari ibirori nyine bantumiyemo kandi ni ibirori by'VVIP rwose biryoshye. Bampaye rero amatike abiri, nifuzaga rero ko waza nyine tukajyana maze rwose ukamperekeza. Davina ati ariko ntabwo byashoboka. Ese Andre, kubera ko ukunda kumbwira kuguherekeza mu birori abantu bakabaye baherekezwamo n'abakopine babo, ntabwo uzi ko mfite umusheri? Andre rero ahita amubaza ati umusheri se yakubuza ko dusohokana? Ntacyo byaba bitwaye ariko twajyana. Davina ati hoya, njyewe umusheri wanjye ndamukunda cyane kandi nanone rwose numva mpagije. Ikindi kandi ni inshuti yawe, gute ubu ntahita kandi ubizi neza yuko Johnson ari inshuti yawe? Uba wumva se atari amahano uri gukora?
Andre ati reka rwose njyewe numva nta kibazo twakwisohokanira. Davina rero ahita amubwira ati ibyo ntabwo bishoboka, ahubwo n'ubundi ndabona umbihirije siporo, reka nigendere. Ahita yigendera rero n'ubundi agasubira mu rugo nyine agakomeza kwicara wenyine, nta muntu n'umwe bari kuvugana. Arongera agafata telefone maze rwose agahamagara inshuro nyinshi cyane, akohereza ama voice note, akandika mu message byose, ariko akabona nta na kimwe Johnson rwose asubiza. Uyu mukobwa atangira kwiheba, atari ko se ni gute umusore abyuka umunsi umwe maze akabyuka yakwanze, nta kintu mwavuganye, nta kintu wamukoze? Nibura se kuki atambwira icyo twapfuye ngo niba ari ngombwa musabe imbabazi? Umunsi wakurikiye rero William agaruka kureba Davina, noneho rero aza amuzaniye kado ndetse n'indabyo. Abakinjira maze agasanga Davina yicaye hasi kuri tapi, n'ubundi rwose aracyafite ikirahure imbere ye. William rero ahita amubwira ati sinakubwiye ngo urekere, sinakubujije koko, kubera icyo ukiri gufata ibi bintu kandi ndakubwiye ko rwose inzoga atari nziza ku buzima. William rero ahita amwambura icupa aba afite imbere ye, maze Davina umujinya ugahita umwica, akabakubisa urushyi rwiza rwiza. William ahita arakara ukuntu rwose uyu mukobwa aba ari kumumenyera. Ahita rero afata ya mpano bamuzaniye akayimujugunyaho, maze agahita yisohokera nta n'ikintu na kimwe amubwiye. Arataha rero yagera mu rugo agahita abwira mukuru we, nubwo rwose baba bari impanga ariko nyine Johnson niwe waravutse bwa mbere. Ahita amubwira ati ariko rwose aka kazi ngenda abona kananiye, uzi ko uriya mukobwa yankubise urushyi, noneho se ubutaha ugazankorera iki? Niba uyu munsi yankubise urushyi ndabona rwose ngiye ntabivamo. Umukobwa ari kwiyahura neza neza, agahinda karamwishe, nyamara rwose ibintu uri gukora ntabwo ari byo, kuko ibyo byose ni ingaruka z'ibintu urimo. Warekeye rwose ukajya kureba uriya mukobwa maze ukamubwira ko nta kibazo kimukunda, nta kubeshya ari kwiyangiza. Johnson ahita amubwira ati hoya, ntabwo ndabona resulta nifuza kubona, komeza nyine, komerezaho. William ati nyamara ngewe rwose ndabona ngiye guhagarikira ahangaha. Johnson ati sawa, ubwo nta mafaranga ushaka? Kariya kazi rwose n'ubundi naguhaye amafaranga menshi, miliyoni 3 ni nyinshi cyane, nyamara rwose hari uwo naho imwe akagakora mu minsi mike kandi akaba arakarangije. William rero ibintu biramucanga, maze rwose agatangira kujya ashwana n'umuvandimwe we kubera ukuntu ataba ashaka kumva ngo yumve rwose uko ibintu bimeze. Johnson abwira William ati ariko reka gukomeza rwose kuntesha umutwe, ndabona nawe nta kintu na kimwe uri kumfasha. William ati none se ubu umukobwa utangiye kunkubita ntaranamutereta, noneho utekereza nintangira kumutereta ubwo urumva bizagenda bite? Johnson ahita amubwira ati mbwira kano kanya, amafaranga urayakeneye cyangwa ntayo ukeneye? William ati ndayakeneye. Johnson ahita amubwira ati subirayo rero, genda nyine ukomereza aho wari ugeze. William rero ahita asubirayo, maze yakwinjira agahita asanga Davina ari kureba ya mpano yari yamuzaniye. Hari harimo nyine agashinete keza cyane, ndetse harimo nyine n'izo ndabyo yari yamuzaniye. Aba agafite mu ntoki aka gashinete, ari kujya akarambura maze akakareba, akavuga ati ni keza cyane, aba ari kumwenyura rwose. William rero ahita amubaza ati wagakunze? Davina ati cyane, ntagakunze rwose, ni wowe se witekerereje kungurira iyi mpano? William ati cyane, natekereje ko rwose kubera ukuntu utishimye nakakuguriye basi ikintu cyatuma wongera rwose kumwenyura. Davina aca wagitsinze rero, kubera yuko rwose izi ndabyo nazikunze cyane, ni nabwo bwa mbere kandi umuntu ampaye indabyo, ndabikunze rero rwose, wakoze cyane. Ahita yumva rero telefone isoneye mu cyumba, ahaguruka yiruka cyane cyane, ariko rwose wagira ngo aratabaye. Aba ari gutekereza ko wabona ari Johnson uhamagaye, nyamara rwose aragenda akareba ariko agasanga ntabwo ari uhamagaye. Agaruka rero ari kwimyoza. William ahita amubaza ati ariko nkubaze Davina, ukunda mukuru wanjye bingana biti? Davina tumva uriya musore mukunda n'umutima wanjye wose, ntakubeshye ndumva rwose ubuzima bwanjye butakimeze uko bwari bumeze mbere, ndumva ameze nk'umuntu utuzuye, ndumva wagira ngo rwose hari ikintu ndi kubura. Ntakubeshye nyine Johnson ni ubuzima bwanjye, ubundi mu magambo makeya nicyo nakubwira.
William rero ahita amubaza ati none se urakeka ari iyihe mpamvu yaba ari kugukora biriya bintu ari kugukora? Davina ati ntakubeshye nyine nanjye icyo ni ikibazo rwose mfite, ntabwo nzi impamvu, ndabyibazaho, ndifuza rwose ko nibura yampamagara cyangwa akanyandikira message akambwira nyine ikintu twapfuye. Baba bakiri kuganira rero maze telefone ya William igasona, ahita abona ari Sheri umuhamagaye, ajya ku ruhande rero gatoya maze akamwitaba akamubwira ati Sheri mbabara rwose ba wihanganye, amafaranga nyine sindayabona ariko humura rwose ndi kuyakorera, nkiyabona nzahita nyakoherereza. Sheri rero wa William ahita amubwira ati Sheri ubu rwose defense iregereje kandi amafaranga binsaba ntayo mfite gusa 1/2 cy'amafaranga akenewe, urumva ko rero rwose ndahangayitse. William ati humura wihangayika, ndabizi neza nyine ko nzayaguha, ndi kuyashaka kandi cyane rwose. Uyu mukobwa rero ahita amubwira ati nta kibazo ndakwizeye, nyamara rwose William niyo mpamvu aba yaranemeye kano kazi, nuko nyine aba akeneye amafaranga yo guha uyu musheri we. Naho rero ku rundi ruhande Davina we asanga atari nyine Johnson wari umuhamagaye, maze rwose agahita acika intege, yicara mu ntebe ukabona nta mbaraga afite habe na nkeya. William rero aramubaza ati se umeze neza? Davina ati yego, ariko nanone ndumva rwose nta mbaraga mfite ubwoba ko nshobora kuzapfa ndi njyenyine. William ati oya wivuga ibyo bintu, humura rwose uzamera neza. Davina ati rega ibintu ndi kukubwira nabibayemo, niyo mpamvu papa wanjye yataye mama wanjye, ntakubeshya ibyo bintu birababaza, n'ubu ngubu iyo mbitekereje mpita numva rwose mbabaye cyane, ibyo bintu byanteye agahinda, ntabwo rero mba numva nanjye rwose bikwiye kuzambaho. Aba akivuga bino bintu maze William agahita amubaza ati ariko Davina nkubaza ikintu uransubiza? Davina ati cyane nta kibazo mbaza. William ati mbwiza ukuri, wigeze na rimwe uca inyuma mukuru wanjye? Davina ati ngewe nca inyuma mukuru wawe? Nta nubwo nabirota, ndamutse nanabirose nahita nkanguka. Uzi uko namenyanye na mukuru wawe afite ibibazo byinshi, yari yarahemukiwe rwose, afite umutima ubabaye, naramwegereye rero maze rwose mufasha kongera kumera neza. Rero mukuru wawe ndamukunda cyane n'umutima wanjye wose ku buryo ntashobora kumuca inyuma, ntabwo byashoboka rwose, nta n'inzira n'imwe byanyuramo. Davina rero akomeza abwira William ati ahubwo ndibaza impamvu rwose anyitwaraho kuriya, nyamara amara kuvuga iri jambo yamaze kunaga ijosi, aba afite imbaraga nkeya cyane bishoboka. William rero aramunyeganyeza akabona rwose uyu mukobwa ameze nk'uwaguye muri koma, kandi rero ni nabyo rwose aba afite umunaniro ukabije, aba amaze igihe kinini ataryama, ntabwo aba arya rwose, aba ameze nabi cyane. William rero ahita amuterura maze akamujyana kwa muganga rwose byihuse, kuko aba abona nyine uyu mukobwa atameze neza. Iri joro rero ntabwo William yigeze ataha, yagumanye nyine na Davina kwa muganga kubera ko nyine yagombaga kumwitaho. Naho rero ku rundi ruhande Andre wa mushiti wa Johnson we rwose yamwoherereje umukobwa, aramubwira atumva nkoherereje rero umukobwa rwose murarane iri joro, nta mpamvu yo kuguma wenyine kubera icyo ubundi wiraza. Johnson rero yabananiwe nyine guhakanira uyu musore maze aramubwira ati nta kibazo mwohereze. Uyu mukobwa rero yaraje maze ajya mu cyumba aritegura nyine, Johnson we yigumira kuri mashine yibereye mu kazi. Uyu mukobwa yategereje amasaha menshi, abona rwose uyu musore yatinze, maze araza amusanga muri salo, ahita amubwira ati ariko ubundi wowe wibagiwe icyanzanye hano, wibereye mu kazi gusa, uri gukina na mashine yawe n'amatelefone sinzi, nanjye rwose uri kuntesha umwanya, ni akazi kawe, ngewe umenye ko rwose aya masaha uri kuntesha ugomba kuyabara, kuko ejo ugomba kumpa amafaranga yanjye yose nyine uko twayavuganye. Johnson rero ahita amubwira ati bugiye rwose ndaje mu kanya, humura ndi bugusangeyo, hari ibyo nkirimo. Uyu mukobwa rero ahita agenda ariko agasiga abwiye Johnson ati ngiye nta mikino ngira ntuze kunkinisha. Buracya mu gitondo rero maze uyu mukobwa
akabyuka agasanga rwose uyu musore ntabwo yigeze aza kuryama, ajya kumureba rero agasanga yibereye muri salo niho yiryamiye mu ntebe, ahita amukomanga ati ariko ubundi wankinishaga, wari uri mu biki wowe? Johnson rero akangukira hejuru maze akabona uyu mukobwa rwose uba wagira ngo nta nubwo akibuka ko yari ari hano. Uyu mukobwa rero akomeza gusomera Johnson atumva nkubwire umenye ko amafaranga yanjye yasigaye yose uri buyampe uko angana. Johnson ati ariko ubundi ayo mafaranga nangahe uri kuvuga? Uyu mukobwa ati ni ibihumbi 50. Johnson ati ibihumbi 50 nibyo byatumye nsakuriza bingana gutyo? Ahita rero afata amafaranga maze akayamujugunyaho yose akananyagira hasi. Uyu mukobwa rero ahita ayatoragura akamubwira atumva ugize Imana iyo utayagira wari kureba ibyo nari kugukorera, nari gusiga inzu yose nyararitse, ibintu byose nari kubimenagura, mbese nari kugusiga umeze nk'aho bamwitongo. Johnson ati nanjye rero ngize Imana ko rwose nari nyafite, ngaho ugenda nsohokera mu nzu kandi ntuzagaruke ukundi. Ahita rero amusohora amwirukansa. Uyu mukobwa ati ariko waretse nkabanza nkibarira amafaranga ko ngomba kujyana amafaranga yanjye yuzuye? Johnson ati genda, nta sura yawe nshaka gukomeza kubona imbere yanjye. Uyu mukobwa rero ahita asohoka akagenda. Ba William rero nabo baba bavuye nyine kwa muganga mu ijoro hagati, ariko nyine William agahita aguma kwa Davina. Buracya rero Davina akumva nyine ameze neza maze agafata umwanzuro wo kujya kureba Johnson. Aragenda rero akajya nyine iwabo hahantu nyine n'ubundi aba, ariko rwose atunguranye agenda nawe atazi icyo agiye kurebayo, kuko rero aba afite urufunguzo rw'iyi nzu. Arafungura maze yakwinjira agahita asanga Johnson aracyahagaze muri salo nyine hahandi aba yaramaze gushwanira na wa mukobwa. Davina rero ahita yumirwa agahita amubaza ati kumbe burya wibereye hano, ntabwo uri hanze, ariko uri umwana mubi bingana gute? Wambwira naragukoze iki ku buryo umbabaza bingana uku? Johnson rero aba yabuze icyo avuga, aguma ahagaze nta jambo na rimwe avuga nyine ari kureba uyu mukobwa mu maso. Gusa Davina we biba byamurenze ukuntu uyu musore yamubeshye ngo ntabwo ahari kandi nyamara ahari rwose ari hafi aho. Davina akomeza kumubwira ati nsobanurira, mbwira rwose ikintu cyatumye unkora ibintu uri kunkora. Abakiri kumubwira ibi rero wa mukobwa uba waraye muri uru rugo akaba agarutse yiruka atarwiyambitse, atumva nkubwire wa musore we nyuzuriza amafaranga agira vuba, nkubwire ko ugomba kumpa ibihumbi 50 maze umpe ibihumbi 40. Njyewe amafaranga yanjye ntabwo ajya agendera aho gusa, ndari hano ijoro ryose, nurangiza najya kunyishyura unkata amafaranga. Wankasa amafaranga se wasanze njyewe ntuzuye? Johnson rero n'ubundi akomeza kubura icyo avuga maze agaceceka. Noneho Davina we rwose aba yaguye mu kantu, aba ari kureba ibintu biri kubera ahangaha akabibonamo nka filime. Johnson ahita abaza uyu mukobwa ati none se ubundi harabura aho angahe? Uyu mukobwa ati ni ibihumbi 10. Johnson ahita abibara maze akabimuhereza akamubwira ati nsohokera mu nzu. Uyu mukobwa ati umva, wari kumbona iyo utayuzuza, wari unabizi neza yuko utayujuje. Davina rero rwose uba noneho yataye umutwe bikabije, ahita abwira Johnson atumva ndabona nta kindi cyo kukubwira, warakoze rwose, warakoze cyane ko mu mubabaro, kuko niwe wari ufite nyine, nta muntu utanga icyo adafite. Warakoze rwose. Ahita rero yisohokera maze akigendera, nyamara rwose Johnson asigara ahagaze, noneho rwose ahagaze nk'igiti. Ikintu rero gitangaje, uyu mukobwa uba wateje impagarara gutya aba ari we nyine wa mukopine wa William, ariko William ntabwo abazi ko rwose uyu mukobwa ari uko ateye. Noneho ikirenze abazi yuko rwose muri iyi minsi ari no hanze, ntabwo abazi yuko ari muri kino gihugu. Naho rwose umukobwa aba yibereye muri iki gihugu ari aho ari kwigurisha, naho William azi ngo umukobwa ari kwiga.
William rero areba rwose ukuntu Davina aba ameze, ukuntu nyine aba asigaye rwose atameze neza, maze agataha mu rugo akabwira Johnson ati umva noneho rwose ka kazi kawe ndakaretse neza burundu, ntabwo ngiye kuzica umuntu, uzi yuko rwose uriya mukobwa neza neza yenda gupfa, asigaye ahagarara maze akaba araguye, kandi ibyo byose ni ukubera wowe. Johnson ahita amubwira ati ubwo se urumva akazi wabo karangije, uriya mukobwa ugomba kumutereta kugeza rwose yemeye ko muryamana, ariko nyine ntubikore. William ati ariko ubundi uri umusazi koko? Johnson ati yego, none se ntabwo ushobora kujya ubayo ukamarayo igihe kinini ukanaharara ariko ntimuryamane? William ahita amubwira atumva uri umusazi rwose, njye ndabona utuzuye mu mutwe, nyamara rwose iyo mikino uri gukina ntabwo uyizi. William rero akomeza abwira Johnson atumva nkubwiza ukuri njyewe kariya kazi rwose ndakaretse, ntabwo nakomeza gukina n'amarangamutima y'umuntu, njyewe ndi umuntu nanjye umuntu abinkoza biriya bintu byambabaza cyane, imikino rero nyivuyemo, shaka undi rwose waha ako kazi, njyewe ndakaretse. Johnson rero ahita arakara ati uransuzuguye nta soni, akazi naguhaye wanze kugakora, rero ndavuze ngo rwose sinzi gutaha ngo ngusange hano, ndagiye ariko nze gusanga wagiye wamviriye mu nzu, kubera yuko rwose ubu ngubu ndi kukubara nk'aho tutakiri abavandimwe. William aramubwira ati ariko se ubu kuko uranyirukanye kubera ibintu nk'ibi, tekereza njye nawe turi abavandimwe, turi impanga, tekereza ukuntu twakundanaga nta kintu na kimwe twahishanyaga, twafatanyaga byose, none uranyirukanye kubera yuko nanze kujya gutereta umusheri wawe ngo turyamane. Urumva ko icyo kintu ari ikintu wampora, ahubwo wakabaye ubinshimira ko uri umuvandimwe mwiza ntakeneye rwose kukwangiriza umubano, nyamara rwose wituma uriya mukobwa akomeza kubabara. Johnson ahita amubwira ati iyo navuze mba navuze, ndavuze ngo kuva wanze gukora ibyo nakubwiye, nintaha rwose singusanga aha, ufate varize yawe maze ugende. William rero n'agahinda kenshi ahita azinga ibintu bye byose akabishyira muri varize, maze agahita ayifata agasubira kwa Davina. Arakomanga rero Davina akamubaza ati ko ndeba se kandi uri n'amavarize bimeze bite? William ahita amubwira ati Davina rwose mfite ibibazo byinshi, nzanira n'iyi varize kugira ngo uyimbikire, nibura nzaza kuyitwara nyine niba nabonye aho kuba. Davina ahita amubwira ati bigenze biteze kandi icara rwose umbwire, urabizi ko nyine waramfashije igihe nari nkeneye ubufasha, mbwira rero uko bimeze. William aramubwira atumva mukuru wanjye rwose yanyirukanye mu rugo, noneho kandi igitangaje icyo twapfuye ni wowe nyine twapfuye, yarambwiye ngo nzaze nyine ngo nguseduze maze turyamane, ngo ashaka kumenya yuko umukunda bya nyabyo. Davina agahinda agahita akamwica ati ariko se buriya mukuru wawe koko nuko ameze? Rero William amubwira ibintu byose uko byagenze, maze William akamubwira ati ikintu kimbabaje ni kimwe, nuko no ku kazi nakoraga banyirukanye kubera we, yarampamagaye kuri telefone kandi ntabwo byari byemewe, maze rwose bantungura ndi kuvugana nawe kuri telefone bahita banyirukana, none tekereza ko nawe anyirukanye mu rugo, cyakoze ntakubeshye birambabaje ni ukuri, umuvandimwe wanjye koko. Davina rero ahita amuhobera maze akamubwira ati humura rwose, humura tuza, ndabizi nyine kuri umwana mwiza cyane, kubera ko ntabwo mu by'ukuri wigeze ushaka ko turyamana nk'uko bari babigusabye, ikindi kandi nzagushakira rwose akazi, nzaguha akazi muri kampani yanjye, ndaje ahubwo nyine mbitegure neza, noneho rero nzanagukodeshereza aparitema uzaba ubayemo. Mu gihe rero ibyo byose ntarabikora, waba rwose ubaye hano muri aparitema yanjye, ni karibu kandi urisanga, ikindi kandi urabona ko ari nini cyane, ufite aho kuryama, ibyo kurya birahari, nta kibazo na kimwe gihari, rwose ntugire ikibazo. William rero ashimira cyane Davina maze akamubwira ati rwose urankoreye, nibazaga ukuntu ngiye kubigenza, byari byanyobeye. Davina ati hoya rwose ntuhangayike. Kugira ngo rero baruhuke mu mutwe bahita bisohokera.
baragenda rero bagafata icyo kurya n'icyo kunywa maze bakaba rwose biganirira. Noneho Davina aba akeneye kuruhuka rwose mu mutwe, aba yumva ibintu biri kumubaho muri iyo minsi birenze ubwenge bwe cyane. Davina rero ahita abwira kandi William ati uzi yuko naje iwanyu bitunguranye maze ngahita nsanga Johnson yararanye n'indaya, narumiwe si ukukubeshya, cyakoze noneho ubwo rwose nahise mukuraho amaboko neza neza. William ati ngo nguki, nibyo se koko iwacu hari haraye umukobwa? Davina ati cyane, noneho rwose naraje nkihagera umukobwa baragarutse nyine batangira guserera ngo yari yamuhaye amafaranga atuzuye. Noneho William arumirwa ati ariko se ubu umuvandimwe wanjye ni aho ngaho ageze koko? Baba rero bakiri muri ibyo maze bakabona umukobwa aje rwose yarakaye maze agahita ahagarara imbere ya bosi w'iyi hoteli baba barimo. Uyu mukobwa rero ari kubwira uyu mubosi atumva ndashaka amafaranga yanjye, urabona ngo uranjyana maze ukanta aho twari twagiye ngo nuko nasinziriye ukagenda utanyishyuye, ndetse n'amafagitire yose y'iriya hoteli twari turimo yose ukayansigira ngo nyishyure, wumvaga ntazakubona njye nta muntu ujya urya akanya ngo maze agenda acike? Ndakubonye rero ngaho ugira vuba mpereza amafaranga cyangwa ibintu byose biri aha mbyangize kuva ku cya mbere kugeza ku cya nyuma, gira vuba vuba kuko njye nta mikino ngira. William rero wari uri kuvugana na Davina yumvise iri jwi ry'uyu mukobwa maze yumva neza neza aravuga nka sheri we. Yarahindukiye, agihindukira kuko ahita asanga ni uyu mukobwa, nyamara rwose yari ari kwishyuza uyu mugabo amubwira ati nta soni urare rwose ijoro ryose turaranye nurangiza ugenda utanyishyuye. William yarumiwe maze araza akomanga uyu mukobwa, agihindukira asanga ni William ati umva sheri, mbabarira rwose ndakwinginze, mbabarira ngo usobanurire ibintu wumvise ntabwo ari byo. William ati ntabwo mbyumva, sinumva rwose ukuntu wankora ibi bintu, nari ndi kugushakira amafaranga ntahumeka, naho wowe burya wibereye hano uririrwa rwose ugenda wigurisha. Noneho Davina yahise abwira William ati umva uzi yuko uyu mukobwa ari we nakubwiraga nasanze yararanye na mukuru wawe? Noneho William yahise yumva umujinya umwishe, agahinda karamwishe, yumva abuze ikintu cyo gukora maze ahita ava hano yiruka cyane, nta rindi jambo na rimwe avuze aba agiye nyine kureba mukuru we. Yaragiye ahondagura icyugi, mukuru we arafungura, gusa nyine ubwo na Davina aba yakurikiye nyine William ahita abwira mukuru we ati ni gute koko, ni gute wankora ibi bintu maze ukararana na sheri wanjye? Johnson rero abavuga n'amagambo make mu busanzwe, abura ijambo na rimwe avuga maze agaceceka, aba rwose yayobewe ibintu biri kuba. William rero atonganya nyine mukuru ariko akabona nta jambo na rimwe avuze. William aramubwira atumva noneho rwose sinifuza kuzongera kukubona ukundi, nsohotse mu nzu yawe nk'uko rwose nsohotse no mu buzima bwawe, ntuzongere kwitwa umuvandimwe wanjye ukundi, ntakubeshye ndagukarabye noneho kuri iyi nshuro, uri umusore mubi ntabwo ushobora kubyumva. William ahita asohoka maze Johnson agahita abaza Davina ati kandi se murumuna wanjye wamubwiye iki? Davina rero yizunguza cyane ahita amubwira atumva ubibaze nyine wa musheri wawe mwararanye niwe rwose uri bugusobanurire ibintu byose ukuntu byagenze. Bahita rero bigendera maze bagera nyine kwa Davina baricara, maze Davina akabaza William ati ko se mbwira ubundi uriya mukobwa wigeze umwereka mukuru wawe? William ati hoya, ntabwo rwose nigeze mbahuza, kubera yuko uriya mukobwa yahoraga ambwira ngo ntabwo ari hano mu gihugu, ngo ari kwiga, naho rwose yabaga yibereye nyine muri kariya kazi ke, rero sinigeze mbona uko mbahuza. Davina ahita amubwira ati nyamara ndumva utarenganya mukuru wawe cyane, kubera ko yaje kumenya ko ari sheri wawe ntabwo rwose aba yamuraranye, rwose wibimurenganyiriza. William atumva niyo ntamurenganyiriza ko atari abizi, ariko nanamurenganyiriza ko rwose yubahuka kurarana abakobwa bigurisha,
biriya bintu ntabwo twabyigize, ntabwo rwose ariyo mico yacu, biriya bintu rero ntabwo nabikunze nabyo habe na gatoya. David ahita amubwira ati yego nibyo rwose kuko nanjye ntabwo nabikunze habe na gato, ariko nanone wikomeza kwibabariza umutima cyane, ntabwo mukuru wawe yagukoze biriya bintu abishaka. Davina rero ahita abaza William ati none se ubundi uriya mukobwa waramukundaga cyane? William ati naramukundaga n'umutima wanjye wose, ariko ndakubeshye arampemukiye, arantengushye rwose. Davina ahita akurura William maze akamwegereza, akamuryamisha mu gituza cye, akamukora mu mutwe, maze akamubwira ati ihangane, ihangane rwose, ndakumva cyane kubera ko urabizi ibyo uri kunyuramo nanjye nabinyuzemo, ndakumva rero cyane. William agahinda kaba kamwishe, rwose amarira ari kuvunga mu maso. Ku rundi ruhande rero Andre wa mushuti nyine wa Johnson aza kumureba, maze akamubwira atumva ndashaka rero kunyishyura kubera ko nyine aferi yararangiye nawe warabibonye. Johnson ati aferi se kandi yihe? Andre ati ntiwibuka ko wambwiye ngo nindamuka ngutandukanyije n'umukunzi wawe bitararenga amezi 6 uzanyishyura miliyoni 5? Ubu rero rwose nabigezeho, hari ubwo se mugikundana ntabwo mukiri kumwe, mpereza rero amafaranga yanjye. Johnson ahita amubwira ati ariko ntarirarenga azangarukira, ikindi kandi aka kazi se niwe wagakoze. Andre ati ibyo ntabwo bindeba, njye nawe rwose ni intego, wambwiye ko amezi 6 nashira waratandukanye n'uriya mukobwa narabatandukanyije uzanyishyura miliyoni 5. Kuba rero mutakiri kumwe urabyumva nyine ugomba kunyishyura byanze bikunze. Johnson yaratangira kubwira uyu musore ati ngiye rwose nari nzi ko ari imikino. Andre atumva nkubwire, njyewe rero ntabwo iyo mikino njya nyikina ku mafaranga, yego turi inshuti ariko iyo bigeze ku mafaranga mpita nibagirwa ubushuti, ndashaka amafaranga yanjye kandi byihuse, njye nta mikino rero ngira urabizi, ndayashaka kandi yose yuzuye. Johnson rero abona noneho ibintu byabaye rwose ibindi bindi, arataha rero noneho agatangira kwibaza ukuntu noneho ibintu byose ari kubihombera cyarimwe. Ati ndi guhomba amafaranga, ngahomba n'umukunzi wanjye, nyamara ubanza ibintu nakinishije bidakinishwa, ibintu byose nakoze byari bimeze nk'aho ari burage, nyamara rwose umukunzi wanjye biragaragara ko yangiye kure bishoboka, cyane cyane na biriya bintu byose yakomeje amfatiramo, nyamara ndabona ndi mu gihombo kandi gikabije. Ahamagara rero umushuti we maze akamubwira bino bintu byose ukuntu byagenze. Uyu musore w'inshuti ye rero ahita amubwira ati nyamara ufite ikibazo gikomeye, ndakubwiza ukuri buriya Andre ugomba kumuha amafaranga ye, bitari ibyo ashobora kuzagukorera ibintu bibi cyane akakwangiza. Uriya musore nubwo ari inshuti yawe ariko mu rundi ruhande ni umuntu mubi cyane, ntabwo ajya akina ku mafaranga. Johnson ati noneho ntabwo si ikintu kimbabaje, ni ukuntu ndi gutakaza amafaranga kandi n'umukunzi rwose naramutakaje, ibintu nakoze numva ari imikino, nyamara rwose dore ahantu bingeze. Uyu mushuti we rero ahita amubaza ati ariko ubundi mbabarira umbwize ukuri, ubundi mu by'ukuri wari ufite gihamya cy'uko uyu musheri wawe aguca inyuma? Johnson ati hoya, urebye umuntu yanyandikiye message maze nkeka ko rwose nta mpamvu umuntu yakwandikira message kandi ibyo akubwira atabihagazeho. Nahise rero numva nkeneye kuba rwose nanjye namenya niba ari byo cyangwa atari byo, ariko ntabwo nari nzi ko bizagera aha ngaha. Uyu mushuti we ahita amubwira ati gute se umuntu yakohereje message maze rwose ugahita umwizera kubera ko utizeye sheri wawe? Johnson ati urabizi nyine uriya mukobwa ndamukunda cyane kandi numvaga nyine tugomba kuzabana, hanyuma rero ndagira ngo nyine mwizere noneho bya nyabyo. Uyu mushuti we ahita amubwira ati nyamara rwose wakoze amakosa, ikindi kandi wakinnye n'umuriro, kubera yuko Andre we ntabwo uzamucika utamuhaye amafaranga ye, ugomba kuyashaka maze ukayamuha akaguha amahoro. Ati ariko ubundi nyereka rwose iyo message bakwandikiye ndebe. Johnson rero ahita afata message akayereka nyine, akayereka uyu mushuti we. Uyu mushuti we ahita amubwira ati none se kumaze Johnson, iyi nimero ntabwo yizi?
Johnson ati ntabwo nyizi. Uyu mushuti we rero ahita yihagurukira atumva burya rwose nsanze nta bwenge ugira, uwo ari we wese yagukinisha, nari nzi ko uri umunyabwenge kandi utekereza kure, ariko nsanze ntabwo ugira. Ahita ahaguruka rero akigendera atanamubwiye nyine ngo iyo nimero ni iyande. Johnson asigara abitekerezaho akibaza umuntu waba waramwoherereje iyi mesaje maze bikamuyobera. Ku rundi ruhande rero William na Davina bo rwose bakomeza nyine kujya biganirira kubera ko baba bahuje ibibazo, gusa nyine aho baba basigaye babanira ari babiri ntabwo buri umwe wese aba akibabaye cyane ku ruhande rwe, baba basigaye baganira bagasohokana nyine ntabwo baba bagitekereza ku bintu byose byababayeho. Umunsi umwe rero William abaza Davina ati se Davina nongere nkubaze kandi unsubize. Davina ati nta kibazo. William ati mbwiza ukuri, uracyakunda mukuru wanjye? Uba wumva mwasubirana? Davina ati ntakubeshye, no kuvuga izina rye gusa mba numva nsesemwe, ariko nanone ntabwo namureka gutyo gusa, ngomba kuzamwihoreraho kubera ko yakinnye n'amarangamutima yanjye, nanjye ngomba kuzamwishyura maze akamenya ko burya umuntu ari nk'undi. William rero aramubaza ati none se uritegura kuzamukorera iki? Davina ati hoya, ibyo byo rwose ni ibanga, ntabwo nabikubwira. Hashira iminsi rero maze Andre akagaruka kongera kwishyuza Johnson. Aramubwira ati noneho se uzi ikintu gitangaje, ni uko wari sheri wawe asigaye akundana na murumuna wawe, ubu rwose bahora bagendana agatoki ku kandi. Noneho Johnson yumva ibi bintu maze rwose akumva umutima umuvuyemo neza neza. Andre aramubwira ati nyamara buriya hari igihe ukina n'ibintu ariko nyamara ugasanga bikuviriyemo ibindi bindi. Sheri wawe ubu ngubu rwose byararangiye, nta nubwo ateze kuzakugarukira ukundi. Ariko rero ibyo si byo byari binzanye, ndashaka amafaranga yanjye, ndayashaka rwose. Johnson rero kuko baba baramuteye ubwoba ahita abwira Andre ati genda rwose mu gihe gitoya, reka nyegeranye nzayaguha nta kibazo. Amara kugenda maze Johnson agahita yongera agahamagara wa mushuti we ati uzi se n'andi makuru namenye, ni uko rwose ubu murumuna wanjye ari we usigaye abana na wa musheri wanjye. Umushuti we ati byagenze bite? Johnson ati naramwirukanye maze ahita ajyayo. Umushuti we ahita amubwira ati rero kugira ngo usubirane rwose umukobwa wawe ukwiye guhamagara murumuna wawe maze mukabiganiraho, ukamusaba rwose ko yareka Davina maze mugasubirana. Johnson ati urumva ibyo bintu byashoboka? Murumuna wanjye naramwirukanye mu rugo, urumva nyine ntitukiri abavandimwe mu by'ukuri, urumva se namusaba serivisi maze akayimpa? Umushuti we ati nyamara nicyo gusa ukwiriye gukora kugira ngo rwose usubirane n'urukundo rwawe, atari ku bundi uracyakunda uriya mukobwa. Johnson ati ahubwo se nigeze ndeka kumukunda? Ibintu byose nakoze nabikoze bimeze nk'imikino, nyamara rwose byarankomeranye. Umushuti we ahita amubwira ati inama nakugira rero niyo nta yindi, hamagara murumuna wawe mwicarane maze umusabe ko yareka sheri wawe mugasubirana. Johnson ati ibyo byo rwose ntacyo nizeye. Naho rero kwa Davina baba bicaye ariko umugoroba bari kureba agafilime, ariko rwose bari no kunywa n'akajuisi, maze Davina akabwira William ati ndagushimiye rwose ko wambaye iruhande, kandi nanone utabaye igikoko nka mukuru wawe. Ntabwo wigeze ugira umutima mubi rwose, kubera yuko iyo unabishaka washoboraga kuntereta byo rwose ubishyizeho umutima maze bikemera, ariko ntabwo wigeze ubikora. Ndagushimiye rero rwose ko wabaye umusore mwiza, ikindi kandi wambaye hafi mu buzima bwose nanyuzemo. William rero nawe ahita abwira Davina ati nawe kandi warakoze, kuko nyine igihe nari nkeneye ubufasha ni wowe wabumpaye, ntabwo nari mfite aho kujya, nta kintu na kimwe nari mfite, ariko rwose wampaye akazi, ikindi kandi umpa n'icumbi, mbese meze neza nta kibazo, warakoze rero cyane. Aba bombi rero bahita barebana mu maso maze bakaba barahoberanye, ni nako kandi birangira bari no gusomana. William rero ahita abwira
Davina ati nkubwire ikintu ariko ntugifate nabi, ntakubeshye ndagukunda ariko rwose ntundakarire, nusanga nyine ku ruhande rwawe atari ko bimeze nta kibazo umpakanire ariko ntundakarire rwose kuko nta wundi mutima mubi uhari. Davina rero ahita amufata ku matama yombi maze akamureba mu maso maze agahita amubwira ati nanjye ndagukunda, ndishimye ahubwo kuba rwose umbwiye iryo jambo, ndumva mu mutima wanjye hakeye, ndagukunda cyane 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 ko nyine wanyeretse ubumuntu butangaje. Johnson rero atangira rwose kujya ajya kureba Davina kugira ngo amusabe imbabazi, nyamara rwose Davina nta nubwo ashaka kumuvugisha, abamureba maze agahita amwerekesha n'urutoki ati subirayo nta jambo na rimwe nshaka kuvugana nawe. Johnson rero ibintu byose biramuyobera rwose kuko uyu mukobwa nta nubwo aba akeneye kumuha umwanya nibura wo kumva n'amagambo abiri amuvuye mu kanwa. Umunsi umwe rero Davina aba ari mu modoka ari kugenda ku muhanda maze yajya kubona akabona abantu bari guhondagura umuntu, areba neza rero agasanga ni abasore batatu bari guhondagura Johnson, nyamara ku ruhande haba hahagaze nyine Andre. Uyu mukobwa rero ahita yibuka nyine umunsi wa mbere yamenyaniyeho na Johnson, bari bambuye nyine telefone uyu mukobwa umujura yari amwibye, maze Johnson ahita aza rwose amufatira uwo mujura amwambura iyi telefone ayisubiza nyine Davina. Davina yahise yigendera nta kintu bavuganye, ariko n'inshuro barahuye noneho nyine barongera baribwirana, nuko nyine bakundanye. Ahita rero yibuka ko rwose uyu musore yamukijije maze akavuga ati nanjye ntabwo namusiga mu byago, ahita rero ava mu modoka maze akajya kumukiza nyine ba basore baba bari kumuhondagura. Baba rero bari kumubwira batugomba kwishyura amafaranga bosi wacu, ibyo yagombaga gukora yarabikoze, sheri wawe usa n'iyabatandukanyije, hari ubwo rwose mugikundana, kubera iki rwose utagomba kumwishyura. Davina ibi bintu byose arabyumva ariko nanone nyine agakiza uyu musore kubera yuko aba yumva nawe kera yarigeze kumugirira neza. Aramuhagurutsa rero maze akamushyira mu modoka ye akamujyana mu rugo maze agafata igitambaro nyine agatangira kumuhanagura. Abona rero amaze kumera neza agahita amubwira ati genda rero utaha, genda ujya iwawe. Johnson ati hoya ntabwo rwose nasohoka, ndamutse nsohotse noneho banyica. Davina ati ntacyo bagutwara, genda ntabwo waguma mu nzu yanjye. Ubwo kandi icyo gihe William ahita yinjira nyine anavuye ku kazi maze akabaza Davina ati uyu se kandi arakora icyaha. Davina ati namusanze ku muhanda bamuhondaguye, ntabwo rero nari kuhamuta ariko nasohoka agende. William nawe ahita avuga ati ngiye nta nubwo nshaka kumureba, nagende sinshaka guhuza amaso nawe. Arasohoka rero maze akagenda, buracya rero maze akagaruka akaza agakomanga. Davina arafungura agasanga nyine ni uyu musore n'ubundi, ahita aza maze agapfukama hasi ati Davina ndakwinginze rwose mbabarira, ntabwo nigeze menya agaciro k'umukobwa nari mfite imbere yanjye, nakinye n'amarangamutima yawe ariko mbabarira narahindutse ntabwo nkiri wa wundi. Davina ati ndabizi nyine ibyo wakoze byose byari ukubera amafaranga, wabonaga nyine amafaranga yanjye umaze kugira ahagije maze wumva ugomba kundeka. William ati ntabwo Johnson ati ntabwo nari nzi ko rwose ari ibintu bizagera aha, nari nzi ko ari ibintu by'imikino. Davina ati cyakoze ni ukuri warantunguye, abantu bose wagiye uha amafaranga kugira ngo badutandukane, none se wari undambiwe bingana kuriya. William ati ntabwo ari biriya rwose nashakaga, naribeshye, nari nzi ko nyine waciye inyuma, nyamara rwose nshobora kuba narabyibeshyeho. Davina ahita amubwira ati genda haguruka mvira mu nzu, nta kintu nshaka kuvugana nawe habe na kimwe. Johnson rero n'ubundi aragenda agera mu rugo rero maze agatekereza neza kuri ya mesaje, ahita atekereza ati ariko ubundi iyi mesaje ninde muntu wayinyoherereje,
yumva rero mu mutima we rwose hajemo ko ashobora kuba ari Andre wamwoherereje iyi message, ahita avuga ati kandi rwose ni nabyo, ahita rero amuhamagara maze akamubwira ati ndashaka ko duhura. Barahura rero maze akabwira Andre ati ni wowe wanyoherereje iyi message? Andre ati byose birandeba, icyangombwa ko ariko nakoze akazi nagombaga gukora, ugomba kunyishyura. Uyu musore rero amubwira ati koko n'ukuntu wari inshuti yanjye maze uca inyuma unyohereza message kugira ngo uzanayikoremo akazi, ni ukuvuga ko wambwiye yuko umukobwa dukundana anca inyuma kugira ngo ubibonereho rwose ukuntu uzankuramo amafaranga. Ndumva rwose nta nayo nzaguha kubera yuko ubwo ni ubwesikoro, ibintu wankoreye ntabwo ari byiza, ntabwo inshuti rwose yakabaye ikorera indi ibi ngibi. Andre ahita abwira uyu musore ati urabizi ko nta kintu ugomba kuzampa amafaranga yanjye, none se niba ufite ubwenge bukeya nzabizire, kuki se ubundi utizeye umukobwa mukundana maze ukizera message ubonye utazi n'aho ivuye? Ni ubwenge buke bwawe nyine, gusa ikintu gishimishije ni uko atazigera na rimwe akugarukira kuko rwose ubu ari mu maboko meza ariryoheye na murumuna wawe. Johnson rero akomeza rwose gusaba imbabazi yivuye inyuma kwa Davina. Davina rero agera aho maze akamubwira ati ndakubabariye kubera ko nyine nagukunze urukundo rwa nyarwo, ariko uramenye ntuzongere kumbabaza. Johnson rero arishima cyane maze akabwira inshuti ze zose ati ntababeshye, ubu noneho ndi mu rukundo ruruta urwo nari ndimo mbere, ndetse rwose ibi bintu ngomba kubyihutisha ngahita nkora ubukwe n'uyu mukobwa kugira ngo ntazongera kumuhomba. Numvaga rwose mfite agahinda kuko nari naramubuze. Naho rero ku rundi ruhande Davina yicaza William maze akamubwira atumva rero nkubwire, ndifuza rwose kwihorera kuri mukuru wawe uko byagenda kose. William aramubaza ati none se urashaka kubigenza gute? Davina ati nyine ndashaka kubimfashamo, wowe gusa ikintu nagusaba ni ukuba uvuye hano maze ukaba ugiye mu yindi aparitema, naho rero rwose ibindi bisigaye bindekere wowe rwose uzabona uko bizagenda. Ntabwo uriya musore namurekera kuriya gusa, ibintu yankoreye yaransebeje, uzi no kugira ngo ararane n'abakobwa bigurisha none akaba ashaka ko twongera kuba inshuti, uretse ndashaka kumuha isomo ry'ubuzima. William rero aramubwira ati ndakwizeye kandi rwose nizere ko ibyo ushaka gukora ari byo rwose ubona ko ariyo nzira ya nyayo ugomba gucamo. Afata rero ibintu bye maze akigendera. Davina rero abwira Johnson ati rwose narangizanyije na murumuna wawe, ubu ngubu ni njye nawe. Bidatinze rero Johnson ahamagara maze akamubwira ko rwose yifuza nyine kwambika umukunzi w'impeta. Baragendera bagahurira ahantu nyine muri resitora, ubwo nyine aba yatumyeho na Davina. Baricara rero bakaganira maze Johnson akamutungura nyine akaba apfukamye akamubwira ati ndifuza nyine ko wambera umugore maze rwose tukazabana iteka mukunzi wanjye kuko ndagukunda cyane. Davina rero ntabwo abitindaho ahita amubwira ati rwose ndabyemeye. Ibirori rero uyu mugoroba rwose urabaryohera. Maze Johnson agatahana nyine na Davina. Barajyana rero maze bakajyana nyine mu rugo kwa Johnson. Baba bicaye rwose Davina yishimye cyane. Telefone rero ya Johnson irasona maze Johnson akitaba agahita abwira umuntu aba yitabye ati ndaje rwose mu minota itarambiranye. Ahita rero abwira Davina ati urihangana rero mbonye gahunda yihutirwa ndagiye nyine ariko ndi bubanguke. Davina ati ntumbwire ko wankora ibyo bintu, ubu se kuko uyu mugoroba wanyambitse impeta wakabaye unsiga ngiye nyine, cyangwa ahubwo twagombaga nyine kumarana ijoro ryose. Johnson ati urihangana nyine gahunda mbonye irihutirwa. Nyamara rwose aba yihamagariwe nyine n'undi mukobwa n'ubundi. Uyu musore ntabwo aba ashyira ibirenge ahantu hamwe. Arasohoka rero, agisohoka nyine ubwo baba bagiye n'ubundi kujya kwibyinira, baba bagiye kwitemberera. Asiga rero
Davina muri iyi nzu, maze Davina agasigara abitekerezaho, ahita rero ahamagara William maze akamubwira n'ubundi ibintu uyu musore aba yamukoze. Gusa nyine Davina ahita amubwira atumva nkubwire nyine ndashaka ko dupanga neza neza gahunda, ahubwo reka duhure maze tubipange tubinoze. Davina rero nawe ahita yigendera maze agahura na William, abwira rero William ati ndifuza yuko tuzamukorera igitangaza ku munsi w'ubukwe. Barabipanga rero bagapanga neza rwose umugambi bakawunoza w'ukuntu ibintu byose bizagenda. Ku munsi rero w'ubukwe bwa Johnson ndetse na Davina, Johnson aba yashyushye ari kwambara nyine ari kumwe na mushuti we, nawe rwose yerekeze. Uyu mushuti we rero ari kumubwira ati ndabona wishimye cyane bidasanzwe. Johnson ati ntishima se, ngiye gutangira ubuzima bushya, ariko rwose ubanza iyo tutaza no kurekana n'uriya mukobwa ntari kuzamenya ko nyine mwishimira kurenza ibintu byose. Gusa nyine uyu munsi ndumva anezerewe. Umushuti we rero aramubwira ati ni ukuri ndakwifuriza nyine, ndakwifuriza urugo ruhire, ibyishimo bye ndabona rwose ko batangiye kubigira. Baba rero bakiri kuvugana ibi bintu, maze uyu mushuti we akaba yakiriye mesaje ivuye kwa Andre. Ahita areba kuri telefone ati ibi bintu ntabwo bishoboka, ibi bintu se koko ubu nibyo, ntabwo byaba ibi bintu. Telefone rero ya Johnson nayo ihita isona mesaje ibije. Johnson ahita areba maze agahita avuga ati hoya rwose nizere ko ndi mu nzozi, iyi foto si ubu bayikuye he? Iyi rwose iyi foto niyo bakoze, ntabwo ibi bintu bishoboka, reka tujye kureba. Bahita rero binjira mu modoka bihuta, maze rwose bakajya ahantu rero baba barangiye. Andre aba ababwiye atumva nimwihute ku rusengero rwitwa gutya maze murebe, ndashaka kukumenyesha yuko amafaranga yanjye ugomba kuyampa noneho uyu munsi, kubera yuko uwo witaga umugore wawe ari gukora ubukwe ndetse na murumuna wawe. Johnson rero aba yenda gusara, ubona rwose ataye umutwe noneho acanganyikiwe, ibyo ngo bihita biza maze bakagenda biruka bagera kuri rwa rusengero rero koko, maze bagahita basanga Davina ndetse na William bari kwifotoza nyine, bamaze gusezerana, ibintu byaryoshye, abantu rwose barabashyigikiye, ubukwe bwabo bwabaye, mbese ari ibintu byiza cyane. Johnson rero ahita avuga ati hoya koko se ni nyabyo cyangwa ndacyaryamye ndi kurota? Kubera iki rwose Davina wankora ibi bintu? Kubera iki wampemukira gutya umunsi nk'uyu? Kubera iki wambabaza? Davina rero aseka ati ariko rwose nawe urancekeje, buriya watekerezaga ko njye nakora ubukwe nawe, umusore w'umugome? Ibintu byose wankoze, ukuntu wansebeje, ibintu byose wankoze wumvaga nyuma yabyo njye nabana nawe? Ntabwo bishoboka, cyane cyane ko rwose niboneye umugabo w'inzozi zanjye, umusore w'umwana mwiza uzi kunyitaho, umusore utuje, kandi nanone umusore uharanira icyubahiro cyanjye ndetse n'ibyishimo byanjye. Uyu nyine niwe nahisemo. Ubwo kandi niko rwose bari kwegera William maze agahita amusoma. William nawe bari kumwenyura yereka nyine mukuru we sinye z'umutwe ati yego uyu niwe wanjye. Johnson rero ahita amera nk'usaze, agakuramo amakositimu aba yambaye maze agatangira gusakuza. Ba bashuti be rero bahita bamufata maze bakamukomeza, kubera ko rwose baba babona ashobora gukora ikintu nyine kitari cyiza. Andre rero nawe ahita aza rwose nta gutindamo, atumva mpereza amafaranga yanjye rero, kubera yuko noneho nayatsindiye bigaragara, urabibona ko byarangiye. Ahita amubwira atumva nimero zanjye za konti nizi, igira vuba kandi kubera ko nagukorera agashya. Johnson rero ufite n'ubwoba rwose bw'uyu musore uba ari umunyamahane cyane, ahita akura telefone mu mufuka maze agakanda imibare yose akamwoherereza nyine amafaranga. Andre ahita aseka maze agahita amubwira ati cyakoze ni wowe muntu wa mbere rwose uzi gutega, kubera yuko ndabona watsinze. Ati rebe, genda rwose wirebe ukuntu wihagararagaho uvuga ngo ntabwo uriya mukobwa yakureka. Sawa rero ngira ngo rwose urabibonye, isomo ry'ubuzima uraryize. Johnson rero aba yarakaye ahita yora imicanga maze akayitera Andre, kubera ukuntu rwose nta kindi kintu aba ari kubona hafi. Arataha rero maze akajya mu rugo
akarira, aba ari kurira rwose nk'uruhinja, ibikositime byose yabijugunye, yambaye ishati n'ipantaro gusa, yicara hasi maze asukurira akivayo, atari ku bundi iyi mikino nayitangiye nte, ubundi ubwenge bwanjye bwari bwagiye kugira ngo ntangire rwose iyi mikino. Gusa nyine nta kindi gisubizo aba afite uretse kwiyakira. Aba rero akiri muri kano gahinda kose, maze wa musheri wari uwa William nawe abona mesaje, akabona ko rwose William yashakanye na Davina, nawe rwose ananirwa kubyumva, maze agahita aza yiruka akaza kureba mukuru wa William. Atumva rero nkubwire, ubu nabuze byose nk'ingata imennye, uriya musore yari byose byanjye, none ndaguma hano n'undi ni umuvandimwe wawe, ikindi kandi byose niwe wabiteye. Iyo utarangara ku musheri wawe, ubu ngubu ntabwo sheri wanjye aba yakoze ubukwe n'uriya mukobwa. Johnson ati nsohokera mu nzu vuba cyangwa ngukorere ikintu kibi, kubera yuko ntabwo ari njye nagutumye kwigurisha, umukobwa utagira ubwenge gusa, sohoka agira vuba. Uyu mukobwa ati ndaguma aha nta hantu hamwe ndi bujye. Johnson rero ahita afata igicupa cya wayini maze akirukankana uyu mukobwa, ati hagarara maze ntikumenere ku mutwe. Aba yarakaye nawe cyane. Uyu mukobwa rero ahita yiruka agakomeza akigendera, ababona noneho uyu musore nawe rwose atamuguma iruhande. Naho rero William na Davina bo rwose baba bibereye mu byishimo, ibyishimo biba ari byose. Barataha rero maze bakajya mu rugo. Davina akabwira William ati nabera ni ubwa mbere nishimye. William ati nanjye ndishimye cyane. William ati ari ikintu cya mbere kinshimishije ni ukuba rwose ngiye kubana n'umuntu nakunze kandi bya nyabyo. Davina ati cecekere, nanjye rwose ndumva ibyishimo ari byose. Davina rero ahita abwira William atumva ariko rero ngufitiye nyine impano. William ati kandi se iyo mpano ni bwoko ki? Davina ahita amubwira ati ngaho humiriza. William rero arahumiriza maze Davina agahita akora mu misego y'intebe, agahita akuramo amatike abiri, ahita amubwira ati nyine nagira ngo nkubwire yuko tugomba kujya mu kwezi kwa buki muri Canada, tugatembera tukaryoha, nyine tukabanza tukanaruhuka tukibagirwa ibintu byose byatubayeho hano. William arishima cyane maze agahita ahobera uyu mukobwa ati ndagukunda cyane cyane rwose, kandi nishimiye kuzabana nawe imyaka y'ubuzima bwacu dushigaje ku isi. Davina ati wimvugira ibintu, ninjye gukunda ahubwo. Inkuru yacu y'urukundo rero naho tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda cyane rero nk'ibisanzwe.